Ijambo rikomeye ni ikintu tuba dukeneye muri ubu buzima. Uyu munsi rero ndagusaba kugira ngo wumve ko hawe ikaze muri uno mwanya w'ijambo rikomeye cyane rishobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe cyangwa se kubuvugurura. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mupapa mukuru, akaba ari umugabo wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo ni umugabo ufite ibigwi kuri ino si y'abazima. Ndagusaba kugira ngo uze gutega amatwi ndetse wicare utuze, ufate agakaye n'agakaramu niba ushaka kugumana amagambo yavuzwe n'uyu mugabo, kuko biraza kugutungura. Uyu mugabo yavuze amagambo menshi akomeye kandi asobanuye byinshi muri ubu buzima wakwigiraho. Uyu mugabo Barack Obama, ndaza kukubwira amateka yiweho gatoya, ninza gusoza kukubwira amagambo yagiye avuga akomeye. Uyu mugabo ijambo rya mbere yavuze ngiye guheraho ni iri ngiri, ariko mbere yuko ndivuga reka nkubwire ni kanda kuri like, nurangiza unashyireho comment umbwira ati Patrick turatangiranye, ubundi tujye tukikomereza. Ijambo rya mbere uyu mugabo yavuze, yakundaga kurivuga igihe yari ayoboye, yaravuze ngo yes we can, cyangwa se bisobanuye ngo yego turashoboye. Yego turashoboye, iri jambo risobanuye ko ugomba kuba wizera gukomeye, ugomba kuba wizera gukomeye kandi ushoboye. Ibintu byose ushaka gukora ujye utekereza ko ubishoboye, bizaba biguhereza imbaraga yo kubasha kubikora ndetse bigakunda. Uyu mugabo ijambo rya kabiri yavuze, yaravuze ngo uyu mugabo yaravuze ngo inzira nziza yo kumva kutacika intege ni imwe yonyine, ni uguhaguruka warangiza ugakora. Yaravuze ngo inzira nziza yatuma udacika intege ni uguhaguruka warangiza ugakora. Ugomba gukora kugira ngo utazacika intege. Yaravuze ngo impinduka na rimwe zizigera ziza mu buzima bwacu mu gihe turindiriye ko abandi aribo bazazituzanira. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo impinduka ntabwo zizigera ziza mu buzima bwacu mu gihe atari twe twagiye kuzizanira, abandi ntabwo bazazituzanira. Kandi yaravuze ngo ejo hazaza hawe uko wabigenza ko ariko kose, nta muntu n'umwe uzigera uhakwandikira kuko ni wowe ufite ikaramu. Yaravuze ngo ejo hazaza hawe nta muntu n'umwe uzigera uhakwandikira mu gihe ari wowe ufite ikaramu. Bisobanuye ko ejo hazaza hawe handikwa nawe, nutahandika nta wundi muntu uzakwandikira. Yaravuze ngo ijambo nakubwira ni iri ngiri, ati ejo hazaza heza nicyo gihembo cy'umuntu utajya uhagarara. Yaravuze ngo ejo hazaza heza ni igihembo cy'umuntu utajya uhagarara mu gihe turimo. Kugira ngo ejo hazakubere heza cyangwa se hazakubera igihembo, nuko ako kazi ukora utazajya uhagarara, utazahagarara kugakora, nako mu minsi izaza kazaguhemba.
yaravuze ngo ntabwo turiho ngo dutinye ejo hazaza hacu, ahubwo turiho ngo tureme ejo hazaza hacu. Yaravuze ngo ntabwo uriho muri ubu buzima kugira ngo utinye uko ejo bizaba bikumereye, ahubwo uri aha ngaha kugira ngo ureme uko ejo hazaba hameze. Yaravuze ngo niba uri mu nzira nziza kandi umaramaje, ukaba umaramaje gutera imbere kugira ngo uzamuke, bisobanuye ko uzagera kure. Yaravuze ngo niba uri mu nzira nziza kandi ukaba umaramaje, ugarwana no gutera imbere, ubwo uzagera kure. Yaravuze ngo nubwo tutabasha guhagarika ibibi byose, gusa twagerageza tugakora isi nziza. Yaravuze ngo ntabwo twabasha guhagarika ibibi byose, gusa twagerageza gukora kugira ngo tureme isi nziza. Yaravuze ngo ntukareke gutsindwa kwawe gusobanura uwo uri we, ahubwo ujye ureka gutsindwa kwawe biguhereza amasomo, maze ayo masomo yakoreshe muri we uba uri we. Yaravuze ngo gutsindwa kwawe, kuba watsinzwe muri ubu buzima, ntugatume bisobanura uwo uri we, kuko nibisobanura uwo uri we uzitwa umutsinzwi cyangwa se umuntu w'urutsindwa. Ariko nureka ayo masomo yawe akakwigisha, cyangwa se ibyo bintu uri gucamo bigutsinda bikakwigisha, bisobanuye ko ejo uzaba wowe ushaka kuba we. Yavuze ijambo rikomeye cyane uyu mupapa. Aravuga ngo ntukagende buhumyi, cyangwa se icyizere tugira ntabwo ari ukugenda buhumyi, ahubwo ni ukubaho ufite icyerekezo kandi gishikamye. Yaravuze ngo buriya kuba twizera ikintu ntabwo ari uko tuba tugenda buhumyi, ahubwo ntubituma tugira icyizere kandi gishikamye. Yaravuze ngo umuhanda uturi imbere ntabwo woroshye kuwucamo, ariko uko byagenda ariko kose aho dushaka kugera tuzagerayo, ariko tuzagerayo nitudacika intege. Irindi jambo yavuze rikomeye umupapa, yaravuze ngo inkomoko yacu iratandukanye, ariko ejo hacu ntabwo hatandukanye, twese turahasangiye. Uyu mupapa yaravuze ngo dukomoka ahantu hatandukanye, ariko ejo hacu twese turahasangiye. Ni wowe uhitamo kuhikuramo cyangwa se ugakomeza ukahaza, ariko ubundi buryo twese turahasangiye. Yaravuze ngo impinduka buriya mu buzima ntabwo ziba zoroshye, ariko uko byagenda ko ariko kose zirashoboka. Yaravuze ngo impinduka ntabwo ziba zoroshye muri ubu buzima, ariko zirashoboka. Kandi yaravuze ngo nubwo izo mpinduka zishoboka,
izo mpinduka ni twebwe. Izo mpinduka ni twebwe, nitwe tugomba guhinduka kugira ngo tubone guhindura. Yaravuze ngo iterambere ntago rizigera riza mu buryo bworoshye, ariko nuriharanira rizaza gahoro gahoro. Yaravuze ngo iterambere nta na rimwe rizigera riza mu buryo bworoshye, ariko umunsi ryaje rizaza buhoro buhoro. Ikindi yaravuze ngo buriya dutera imbere iyo twafashije abandi tukanga kuba ba nyamwigendaho. Yaravuze ngo niba ushaka gutera imbere uzafasha abandi, wange kuba nyamwigendaho. Arangije aravuga ngo kuko nanjye burya mpagaze ku bitugu by'abambanjirije. Yaravuze ngo mpagaze ku bitugu by'abambanjirije, niyo mpamvu rero tuba tugomba gufasha abandi kugira ngo natwe dutere imbere. Ikindi kintu yaravuze ngo ntabwo dusaba ibintu byoroheje, ahubwo dusaba ibintu bikwiye. Yaravuze ngo ntabwo tuba tugomba gusaba ibintu byoroheje, ahubwo tuba tugomba gusaba ibintu bikwiye. Irindi jambo rikomeye uyu mupapa yavuze bamwita Obama. Yaravuze ngo buriya turi abantu bamwe kandi ikindi dusangiye isi imwe. Yaravuze ngo turi abantu bamwe, ikirenzeho dusangiye isi imwe. Yaravuze ngo nujya hanze aha muri ino si yo hanze, warangiza ukagenda ugakora ibintu byiza, iyi si uzayuzuza icyizere. Kandi yaravuze ngo twigira ko hahise hacu, ubundi twarangiza tukabaho kubera ko dufite ejo hazaza. Yaravuze ngo twigira ko hahise hacu, ubundi twarangiza tukabaho kubera ko dutegereje uzazaza cyangwa se tuhiringiye. Yaravuze ngo buriya abana bacu tubamo umwenda, uwo nta wundi rero ni ukubaha ubuzima bwuzuyemo amahirwe, cyangwa se isi yuzuyemo amahirwe, isi nzima. Ntituyangize ngo ibirere tubyangize icyahehe, ahubwo tukabasigira amahirwe. Irindi jambo uyu mugabo yavuze rikomeye, yaravuze ngo buriya buri muntu uwo ari we wese mu mateka aba afite uruhare rwe, nubwo rwaba rutangana n'urwa mugenzi we. Buri muntu wese uko ari wese aba afite uruhare rwe mu mateka y'igihugu runaka cyangwa se y'ubwoko runaka. Yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo intsinzi buriya si amafaranga ukorera, ahubwo intsinzi ni impinduka ujya ukora mu buzima. Yaravuze ngo intsinzi ntabwo ari amafaranga ukorera, ahubwo intsinzi ni amafaranga, ni ibyo ujya uhindura mu buzima. Irindi jambo yavuze rikomeye rishobora kugufasha kuri uyu munsi, uyu mupapa yaravuze ngo buriya kugira icyizere ntabwo kizana,
ahubwo kugira icyizere urabiharanira. Yaravuze ngo buriya kwizera cyangwa se kwiringira ikintu ntago byizana, urabiharanira. Nuko bigenda, ntago byizana, ugomba kubiharanira. Niyo mpamvu tugenda ugasanga babidutoje mu rusengero bakubwira ngo izere Imana bimeze gutya na gutya. Biriya bintu rero ntago bijya bipfa kwizana, ahubwo turabiharanira. Yaravuze ngo buriya niba ushaka gukorana natwe tuzaguhereza ukuboko, yego nibyo, ariko uko kuboko tuzaguhereza igihe uzaba waretse umujinya. Buriya umujinya utuma umuntu akora ibintu bigiye bitandukanye kandi atari yanateguye. Munyemerere nsigaje amagambo 3, ariko ndizera ko wamaze gukora subscribe ahangane kuri Patrick the Motivator, ndetse wakanze no kuri like, ubundi ukanandika no muri comment niba hari igitekerezo ufite. Iri jambo rindi yaravuze ngo isi, inshingano yacu no gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Yaravuze ngo kuba turi bazima, inshingano dufite ikomeye no gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Ijambo rindi nakubwira mu magambo 3 nari nakubwiye ko ngiye kukubwira, ubwo ni rya kabiri. Uyu mugabo yaravuze ngo tugomba gukomeza duhagaze kandi turi gukorana twese, nta bintu byo kuba nyamwigendaho. Tugomba gukomeza duhagaze kandi turi gukorana twese kugira ngo tubashe gutera imbere. Yavuze ijambo rikomeye, akaba ari naryo jambo ngiye gusorezaho mu magambo uyu mugabo yavuze. Ijambo rikomeye yaravuze ngo impinduka izaza, yego nibyo, ariko izaza ari uko abantu basanzwe bakoze ibintu bidasanzwe. Yaravuze ngo yego nibyo, buriya impinduka izaza, ariko ntuzigere uyitega mu gihe abantu basanzwe batakoze ikintu kidasanzwe. Ikintu kidasanzwe rero buriya ni nko gushyira hamwe. Ntago ahantu henshi bashyira hamwe, iriko ibyo ngibyo iyo umuntu abashe kubikora, iyo abantu babashije kubikora bakanesha, icyo nicyo gihe babona impinduka. Nawe ndagusaba kugira ngo ukore ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe, nibwo uzabona impinduka mu buzima bwawe. Uyu mugabo yavuze amagambo akomeye menshi cyane, ariko reka tuyarekere ahangaha, ubundi tuhite twinjira mu mateka yiwe, tumuvugeho gatoya tumumenye. Uyu mugabo narindi kukubwira amagambo ye yavuze. Amazina ye yitwa Barack Hussein Obama, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Uyu mugabo akaba yaravutse ku itariki 4 Kanama mu mwaka w'1961. Yavukiye ahitwa Honolulu muri Hawaii, hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nakubwira, uyu mugabo akomoka ku babyeyi babiri b'ibihugu bibiri bitandukanye, aho se yitwaga Barack Obama, noneho yari umunyakenya wize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na nyina nawe akitwa Anna Duhan. Uyu mama we yari umunyamerikakazi.
uyu mugabo ndi kukubwira rero yakuze atabana n'ababyeyi bombi nk'uko ajya akunda kubivuga mu speech agenda avuga atandukanye, kuko ababyeyi be batandukanye akiri muto. Yarezwe cyane cyane na nyina ndetse na sekuru ndetse na nyirakuru mu gace kitwaga nyine Honolulu aho yari yaravukiye. Obama yakuriye mu buzima butoroshye bwo kuba mu muryango utuzuye, ariko yakundaga gusoma ibitabo ndetse agakunda no kwiga. Uyu mugabo rero kubera ibyo bintu byose yabaye mu buzima bw'ubwigungeho, bitewe rero nuko nyine yabaga ahantu habaga nyine abantu bafite impu zitandukanye cyangwa se uruhu rutandukanye. Uyu mugabo urabizi abantu bo muri Amerika birabagora cyane, nawe byaramugoye. Yize mu ishuri ribanza rero muri Hawaii, nyuma yaje koherezwa mu ishuri rya St. Francis Xavier muri Indonesia. Ahangaha rero ni naho nyina yaje gushakira undi mugabo. Uyu Barack Obama ndi kukubwira yaje kugaruka muri Hawaii mu gice cy'ubugimbi bwiwe, aza rero kuza kwiga mu ishuri ryiza rya Punahou School. Ahangaha rero niho yagaragarije ko afite ubwenge, ariko yigeze no kwishora mu buzima bubi bwo kunywa ibiyobyabwenge burimo itabi, kuko uyu mugabo yagiye abivuga nyine mu nyandiko ziwe. Obama rero yize muri Occidental College muri California. Ahangaha yahize mbere yo kwimukira muri Colombia. Ubwo yageraga muri Colombia rero, ni Colombiana University, ahangaha yahize politike ndetse n'amateka. Yabonye akazi ko kwigisha, nubwo bitari byoroshye, ariko yabonye akazi ko kwigisha abantu bitaga community organizers cyangwa se imiryango iba yishyize hamwe ariko yaba atishoboye. Aha hari mu mujyi wa Chicago. Uyu mugabo rero yaje kujya muri Harvard Law School, aza kugenda ahahurira n'ibyamamare byinshi byaje gutuma atangira kwinjira muri politike. Uyu mugabo ndi kukubwira yatangiye umwuga we muri politike nk'umusenateri w'i Chicago mu mwaka wa 2004, ubwo yavugaga rero ijambo rikomeye mu nama y'ishyaka ry'abademokrate. Yamenyekanye ku rwego rw'igihugu, nibwo yamenyekanye na muri 2004. Mu mwaka wa 2008 nibwo yaje gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababaye perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ababaye perezida wa mbere w'umwirabura wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero yagiye ahabwa ibihembo byinshi cyane, arimo nk'igihembo yahawe cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2009, kuko uyu mugabo yaharaniye amahoro ku isi yose. Uyu mugabo yaje gukomeza agenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye, kuko ubu ngubu yagiye gusazira mu kwikorera amafilime, ko yashinze uruganda rukora filime ndetse asigaye anandika n'ibitabo. Uyu mugabo twamuvugaho byinshi, ariko nibyo ngibyo namukubwiraho. Amagambo ye nasoreza kuri iri ngiri yari yavuze ati yego turashoboye.
nawe ibintu byose ukora wemere ko ushoboye, ariko umenye ko uba ugomba gusabwa imbaraga kugira ngo ushobore. Imbaraga nizo bushobozi butuma ushobora. Nikije jambo nakubwira. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye ahangana kuri Patrick the Motivator nk'ibisanzwe. Kubakunda byo mbibabwira buri munsi, bahoza ku mutima. Rero reka mbareke musigare mubana n'Imana mu bikorwa byanyu bya buri munsi, ubundi tuzabonana ku munsi w'ejo. Ciao ciao.